zango tumushengerere tumuhe intebe y'ubwami twese tuvuza impundu Alleluia 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 niwe nyirimbaraga mwamburi kamba ryama baba mwambike baseka mwambiki kamba ry'ubwami mwemere kwari umwami Haleluya 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 yatuzika nyiringabo. Bavandimwe, dushimiye Imana, turanezerewe kuri uyu munsi mukuru wa Pasika. Imana itwemereye guterana kuri uyu munsi. Tubahaye rero ikaze mwebwe mwese aho muri mu miryango babasha gukurikirana gahunda y'iri teraniro rya Pasika wateguriwe na Epr Kanombe. Tubahaye rero ikaze muri iri teraniro. Twakire indamutso y'umwami. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana iriho yahozeho izahoraho kandi ishobora byose, no kuri Yesu Kristo umuhamya ukiranuka, imfura yo kuzuka, umwami w'abami b'isi yose. Amen. Bugufi aho muri mu miryango yanyu, dusengere imitima yacu, dusengere iri teraniro, dusengere mwebwe mwese aho muri kuri uyu munsi mwiza wa Pasika. Data mwiza, n'izina rya Yesu, turi imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi mu mitima yacu kugira ngo ubanze utugirire neza rwose, twese dutunganye. Mwami Imana, aho turi mu miryango twibaza byinshi kuri iyi ndwara ya coronavirus, twibaza tureba abapfa, twibaza tureba mwami uburyo abantu bandura, ariko icyo tuzi nuko uri Imana ishobora byose. Ibi byose nta cyagutunguye Mana, nta na kimwe. Ibi byose urabizi, ariko tuzi ko wanesheje Satani mu izina rya Yesu. Kuri uyu munsi rero turibuka izuka ry'umwana wawe Yesu Kristo, wa wundi wapfuye azize ibyaha byacu, agapfa, agahambwa ikuzimu. Mwami Imana, ku munsi wa gatatu akazuka. Uyu munsi rero turaserebra izuka rye, kuko ni intsinzi mwami y'abana bawe. Natwe aho turi mu miryango yacu rero nukuri duserebre iyi ntsinzi, kuko ni ituhesha kuba abo turi bo iki gihe, natwe ni iduhesha kunesha Satani. Mwami Imana rero turagushimiye. Ngaho rero iri teraniro ryacu mwami riri mu ngo uriho umugisha, kandi nukuri urihe guhora riri imbere y'ubwiza bwawe. Ngwino rero uganze mu ngo zacu, ngwino ukure mu ubwoba, ngwino nkuko wanesheje natwe mwami uduhe kunesha mwami. Uyu munsi rero ni w'igitangaza, uyu munsi turanezerewe, uyu munsi itorero ryawe ku isi hose riranezerewe, uyu munsi itorero ryawe rifite ibyiringiro. Cyubahiro ni cyawe rero, mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Kadusingize izina ry'Imana. Kristo yazutse, ni ukuri yazutse. Haleluya. Ndi uwa mbere, ndi n'uw'imperuka, niko umwami Yesu avuga. Nari narapfuye, none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu mu bapfuye. Haleluya.
dukurikiye iri teraniro, reka twumve itegeko ry'Imana, twumve icyo Imana idutegeka kuri uyu munsi. Umwami Yesu aravuga ati, uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Ntawe ufite urukundo ruruta urugupfira inshuti ze. Pawulo nawe adutegeka kuguma mu rukundo rwa Kristo, aravuga ati, urukundo rwa Kristo ruraduhata. Kandi akomeza avuga ati, nabambanwe na Kristo ariko ndiho, nyamara sijye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Ibyo nkora byose ndi mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwami Imana wankunze akanyitangira. Yohana nawe avuga ati, icyo nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko twakwitangira bene data. Nyagasani Imana, duha imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Amen. Dusenga Imana, dusaba Imana kutubabarira ibicumuro byacu. Mana nziza, Mana yera, uyu mwanya dutekereje urukundo wakunze abantu rugeraho utanga umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo tubashe guhabwa agakiza, tubashe kwakira ubuzima bw'ibihe byose. Mana, turi imbere y'ubwiza bwawe, natwe dutsinzwe n'urubanza rw'uko tutabaye abantu buzuye umunezero, Mwami Imana yacu. Kandi kuri uyu munsi twibukaho tuzirikana kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, twatumye tuba abana bawe, twatumye tubaho, twatumye dukora cyangwa se Mwami Imana yacu dutekereza urukundo rwawe. Turi imbere y'ubwiza bwawe, tugusabye Mwami Imana kutubabarira. Kandi Data wa twese mwiza, aho twagaragaye twikunda tugakora ibyo twishakiye, tugira ishyari n'ubwirasi, Mwami Imana yacu, ntituzi Mwami Imana no gukunda bene data. Kandi wowe wemeye gukunda umuntu kugeza ubwo utanga umwana wawe Yesu Kristo, nawe arabyemera, yemera kumanuka kugira ngo adupfire. Data wa twese, duciye bugufi natwe kugira ngo tubabarire Mwami, uhindure imitima yacu kuko tutashobora kuyihindura twebwe ubwacu. Kandi kubw'ubushobozi bw'umwana wawe Yesu Kristo wazutse mu bapfuye, natwe utugira ibiremwa bishya byo gukundana, byo gufashanya. Mwami Imana yacu, tuba abantu bagenda bamamaza ubwiza bwawe, tuba abantu bagenda bamamaza ubwami bwawe, kugira ngo Data wa twese mwiza, abantu benshi bahinduke ku bwacu. Duhindure ishusho y'umwana wawe Yesu Kristo, Mwami Imana, duha umunezero w'agakiza kawe. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Amen. Ayimana ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane uko ndi kose, nifata uko ntari. Bene data, iyo twicujije ibyaha tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Umwami Yesu Kristo yaravuze ati, uwumva ijwi ryanjye akemera uwantumye azabona ubugingo buhoraho. Kandi akavuga ngo, sinazanwe no guca imanza, ahubwo nazanwe no gutanga ubugingo buhoraho. Amen. Twishimire imbabazi z'Imana. Umurwa w'amahoro Yesu agiye gutegura, tuzabayo dusingiza umwami Yesu iteka. Hari umurwa w'amahoro Yesu agiye gutegura, tuzabayo
tuzabayo dusingiza umwami Yesu iteka. Igihugu cy'amahoro Yesu bwiwe umuco tuzabayo iteka ryose ibihe byose gusingiza igihugu cy'amahoro Yesu bwiwe umuco wawo tuzabayo iteka ryose ibihe byose gusingiza bwo gusenga ndetse no gusoma ibyanditswe byera. Kadusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ise umwami wacu Yesu Kristo, uyu ni umwanya mwiza mwami twongera kuzirikana gucungurwa kwacu, ni umwanya w'igiciro data. Uyu kandi ni umunsi mwiza twebwe abakwemeye, twebwe abari mu nzira ijya mu ijuru, twamaze kumenya rwose tudashidikanya yuko ari umunsi w'igiciro kuri twebwe. Izina ryawe nirishimwe. Reka rero uyu mwanya uba umwanya w'igiciro imbere yawe, kandi tuzirikana rwose tudashidikanya yuko ijambo ryawe ryomora, ijambo ryawe rikiza, ijambo ryawe rihumuriza, ijambo ryawe mwami Imana rihumuriza abari mu kaga, ijambo ryawe Uwiteka ari rikiza abarwayi, ndetse mwami Imana ijambo ryawe rikaba ryo guhumuriza abantu bari mu bibazo binyuranye. Data mwiza, uyu ni umunsi tudashidikanyaho yuko waducunguye, kandi nubwo turi mu bibazo bikomeye turiho kuri iyi si ya none, abamenye yuko twacunguwe turushaho gukomera. Abamenye yuko twacunguwe mwami Imana mu bihe nk'ibi by'ibyorezo, turushaho kumenya yuko data mwiza wo mu ijuru uri Imana isumba byose. Turushaho kumenya yuko uri Imana iri hejuru ya byose, kandi turushaho kumenya yuko ari we Imana ikiza. Izina ryawe nirishimwe. Reka rero uyu mwanya mwami Imana tukwereke umukozi wawe ugiye kujya guhagarara imbere y'ubwoko bwawe atubwira ibyo wamutumye kuri uyu munsi. Umugirire neza mwami, mwambike imbaraga zawe, Mwuka Wera mukoreshe, kandi natwe mwami Imana abakristo aho turi mu bice bitandukanye mu ngo zacu, uduhe gukomerera muri uyu mwanya. Iri jambo ryawe mwami riduhumurize, iri jambo ryawe mwami ridukomeze, iri jambo ryawe mwami Imana ribyo kutwibutsa yuko turi mu rugendo. Urakoze data, turagushimye, komeza kubana natwe no kudukomeza muri byose, mu izina rikomeye rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 24, turasoma umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 35. Tusome mu izina rya Yesu. Yesu yiyereka abigishwa babiri bari mu nzira ijya Emawusi. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi, kuva Yerusalemu kugerayo nka stadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kiropa aramusubiza ati mbese niwe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Arababaza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose, kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisiraheli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereyeho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe bahadutangaje, kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe
n'abamarayika bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe nawe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose byanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho. Baramuhata ati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira ngo agumane nabo. Yicaye ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Baravugana bati, yewe ntibibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavugana natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi, bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Nuko ba bandi babiri nabo babatekerereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye umutsima. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusome nanone ubutumwa bwiza buboneka mu rwandiko rw'ubutumwa bwiza bwa Yohana, ibice 20 umurongo wa 19. Nuko kuri uwo munsi bugorobye, ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Bakristo bavandimwe, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Bakristo bene data, kuri iki cyumweru cy'umunsi mukuru wa Pasika, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Muraho neza? Pasika nziza. Nitwa Angelique Mukankumburwa, umupasiteri mu itorero Presbyterienne mu Rwanda. Nkorera umurimo w'Imana muri paruwase ya Kanombe muri Presbyteri ya Kigali. Ndabakiriye mwebwe mwese mukurikiye iri teraniro ryateguwe na Epr Paruwase Kanombe muri iki gihe abantu batari kubasha guterana kubw'impamvu z'icyorezo cyugarije isi ndetse n'igihugu cyacu cya coronavirus. Ndabakiriye rero ababasha kurikurikirana mwese, kandi murusheho kugira umunsi mwiza wa Pasika. Muri iki gihe turi kwizihiza Pasika, izuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, bibaye mu gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, ariko kandi Pasika ibaye mu gihe igihugu cyacu twibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Bavandimwe, nyuma y'ibi bihe turimo, bihe bya Pasika, ibihe by'iki cyorezo cya coronavirus, ibihe byo kwibuka ku nshuro ya 26, nifuje ko tuza kuganira ku ntego igira iti, Yesu niwe wenyine ushobora kuguha amahoro utigeze kubonera ahandi. Pasika ni imwe mu minsi mikuru ikomeye y'itorero, aho twibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo ndetse bikaba isoko y'ukwizera kwacu nk'abakristo, kuko bihamya cyane urukundo Yesu Kristo yadukunze akemera kudupfira azira ibyaha byacu, ndetse Imana ishimwe kuko yanatuzukiye. Ariyo mpamvu uyu munsi tuvuga ngo Pasika yabaye umunsi w'ubutsinzi ku bakristo bose. Pasika rero ni umunsi mukuru twizihizaho intsinzi ya Yesu Kristo ku buryo budasubirwaho ku mwanzi wacu ari we rupfu. Niyo mpamvu turi buganire tugira tuti, Yesu uwo watsinze urupfu niwe wenyine ushobora kuduha amahoro tutashobora gukura ahandi. Amagambo badusomeye
mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka gice cya 24 uhereye ku murongo wa 13 ukageza ku murongo wa 35 aratubwira inkuru zivuga izuka rya Yesu Kristo. Imirongo ibanza yo muri iki gice iragaragaza neza ko uwo munsi uko byagenze ko hari ku wa mbere w'iminsi 7. Izi nkuru twasomewe nifuje kuzivuga mu bice bitatu. Igice cya mbere kiragira kiti kumenya icyo ukeneye warangiza ukamenya naho ugishakira. Igice cya kabiri turaza kureba wa munezero ukomoka kuri Yesu Kristo. Hanyuma igice cya gatatu turaza kureba igice kitubwira kwamamaza ibyo wabonye ukabishyira ku mugaragaro, ukabisangiza abandi, ukabisangiza abo mubana, ukabisangiza abo muturanye. Yesu amaze gupfa hari abantu bakomeje kuba hafi ye nubwo ubuzima bwe bwa hano ku isi bwari burangiye. Harimo Mariya Magadalina, harimo Yohana, ndetse harimo na Mariya nyina wa Yakobo. Ndetse no mu gihe Yosefu yamushyinguraga aba bantu bari bari kumwe na Yosefu barajyanye. Ndetse no kuwa mbere w'iminsi 7 barazindutse mu gitondo bajya gusura imva ya Yesu ngo bajyanye ibihumura neza. Ibi birashimangira ko bamukundaga ndetse mu buryo bukomeye. Bageze ku gituro basanga Yesu nta urimo, bagwa mu kantu. Bakigwa mu kantu abagabo babiri barababonekera babaza ikibazo gikomeye, baravuga ngo ni iki gituma mushakira umuzima mu bapfuye. Niyo mpamvu tugomba kumenya icyo dushaka, icyo dukeneye, tukamenya naho tugishakira. Bakomeza barababwira ngo nari hano yazutse. Barakomeza barababwira bati mwibuke ibyo yababwiye akiri i Galilaya, ati umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe, maze ku munsi wa 3 azuke. Ku murongo wa 7 wa kino gice twasomye niho Yesu magambo. Ibyo bamaze kubyumva, bamaze kumva iby'abagabo bababwiye, bibuka ayo magambo maze bafata iya mbere baragenda bajya kubwira n'abandi bigishwa ba Yesu Kristo. Ariko ku bandi no ku ntumwa bibabera impuha, ntibabyemera, barashidikanya. Aba bagore bagiye kureba Yesu babona nta kindi kintu bakeneye mu buzima bwabo cyahaza ukwifuza kwabo. Babonaga nta kindi kintu gishobora kubamara ubwoba bari bafite uretse Yesu Kristo waranye nabo kugeza ubwo bumva ko no ku gituro bagomba kumusangayo. Ariko ntigo bazirikanaga, ntibibukaga amagambo Yesu Kristo yari yaravuze. Abigishwa be ntibibukaga amagambo Yesu yari yaravuze ababwira ngo nyuma y'iminsi 3 azazuka. Ntago babizirikanaga. Bigaragaza ko batari barasobanukiwe inyigisho za Yesu nubwo bagendanye nawe. Bigaragaza ko batari bazi uwo ari we. Bigaragaza ko mu nyigisho Yesu yatanze nta kintu bari baratoyemo. Mu yandi magambo bari basobanukiwe uwo bashaka, ariko ntabwo babashaga kumenya neza aho bamushakira. Muri iki gihe abantu babayeho mu buzima bwo gushakisha ibisubizo by'ibibazo bafite. Birakwiye ko tubanza tugasobanukirwa, tukamenya icyo dukeneye. Twamara kumenya icyo dukeneye, tukamenya naho tugishakira. Ndagira ngo bavandimwe mukurikiye iteraniro mbahamirize ko ukenewe mu buzima bwacu ari Yesu Kristo, kandi namara kuhagera tukamwakira azaba umuyobozi w'ubuzima bwacu. Alleluya. Muri iki gihe abantu bari gushakisha ibisubizo by'ibibazo byaburiye ibisubizo, bari gushakisha uburyo bagira. Hari abafite ubukene bugenda burushaho kwiyongera, hari abafite uburwayi budasanzwe, hari ibintu tuba tubona byo guhindagurika kw'ibihe bitera imyuzure, bitera amapfa, bitera indwara z'ibyorezo. Ibi byose bituma abantu hirya no hino bahaguruka bakarushaho gushakisha ibisubizo, ariko inzira banyuramo ziratandukanye. Hari izihabanye n'ubushake bw'Imana. Nuko ba bagabo bamaze kubonekera ba bagore ndetse bababwiye ko Yesu yazutse, bagenda bamushakisha ndetse banatangariza bagenzi babo ibyabaye. Nta handi dukwiye gushakira ibisubizo byacu uretse kuri Yesu Kristo. Kandi iyi nkuru dukwiye kugenda tukayitangariza abandi,
tukayitangariza abo duturanye, tukayitangariza abo tubana, tukayitangariza abo dukorana, tukayitangaza mu bibazo byacu bya buri munsi, tukabwira ibibazo byacu ko dufite Yesu Kristo wazutse kandi yiteguye kubana natwe, yiteguye kwita ku mitwaro ituruhije muri iki gihe turimo, tugahumuriza abantu tubabwira ko Kristo yatsinze urupfu. Haleluya. Kandi ngo no kuri uwo munsi ababiri mu bigishwa ba Yesu bagendagendaga baganira ibye, bavuga uko yazutse ariko batabisobanukiwe, batabyumva, maze ngo Yesu agendana nabo ariko igitangaje ntibabimenya ko Yesu ari kumwe nabo. Bagendagendaga bavuga uburyo ki yagambaniwe akicwa kandi ari we wari kuzakiza Abisiraheli, kandi hakaba hari inkuru y'uko yazutse. Nibyo bagendaga baganira, barimo baramira nk'abavuga inkuru ariko badafitiye gihamya. Yesu amaze kubumva ababwira ko batinze kwizera kuko ibyo bari barabibwiwe ko Yesu yari akwiye kubabazwa ngo agasohoza ibyo abahanuzi bahanuye. Ibyo bari babizi, Yesu yari yarabivuze ariko ntago bari barabizirikanye. Bigaragaza yuko barimo bavuga ibintu kuvuga ngo Yesu yazutse ariko barabivuga mu by'ukuri batabihagazeho, badashobora kubyemeza abantu no kwibasobanurira. Ariko ngo bageze ku kirorero, Yesu ashaka gucaho ngo yigendere, maze baramusaba ngo areke bigumanire. Icyifuzo cyiza, baramusaba ngo areke bigumanire. Bene data, iyo umuntu ari kugendana na Yesu aba yumva ari byiza, aba yumva yuzuye, aba yumva bakigumanira. Aba batangiye kumva Yesu ari kubabwira amagambo atandukanye n'ayabo, ari kubamara gushidikanya bafite. Yesu iyo mugendana mu buzima bwawe ntabwo ugira gushidikanya. Yesu iyo mugendana mu buzima bwawe ntabwo wiheba, ahaza ubuzima bwawe, akubera ibyiringiro. Imana yacu itugirire neza. Maze Yesu arabemerera, baricarana bamanyura umutsima barawusangira, maze aburira hagati muri bo. Barangije bavuga amagambo akomeye, amagambo meza, amagambo ahamya neza ko Yesu Kristo, kuba bari kumwe nawe, bari bameze neza. Bavuga amagambo akomeye, barangije baravuga bati ku murongo wa 32 bati, ntimwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe byera. Haleluya. Mwibuka ukuntu turi kumwe nawe imitima yacu yari inezerewe. Mwibuka ukuntu turi kumwe nawe ntabwo batwari dufite. Mwibuka ukuntu turi kumwe nawe nta kwiheba twari dufite. Imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu ni umunezero. Aba bantu barashimangira, ababigishwa barashimangira umunezero ukomoka kuri Yesu Kristo. Yesu yabanye nabo baranezerwa, baravuga ngo mbese ntago mwibuka ukuntu twari tumeze. Bavandimwe bene data, kubana na Yesu Kristo ni umunezero, ni isoko y'umunezero, kuko nta handi umuntu ashobora kuwukura. Nta handi umuntu ashobora kuwukura umunezero wuzuye. Ushobora kugira umunezero w'igihe gito, ariko kuba uri kumwe na Yesu Kristo uhorana umunezero no mu gihe cy'ibyago urakomera, kuko Yesu Kristo akomeza kukunezeza. Ndetse n'abigishwa be barabihamya, barabyemeza. Amahoro utaboneye mu muryango wawe, Yesu wenyine niwe uyatanga. Ushobora kuba ufite agahinda, ushobora kuba ufite intimba kubera ibibazo bitandukanye by'ubuzima, ushobora kuba uri mu mibereho itari myiza, ushobora kuba ufite ibibazo by'imibereho wabayemo kera, amateka wanyuzemo, ayo ngayo akaba ari gutuma nta munezero ugira. Ariko Yesu niwe soko y'umunezero ushobora kuvomamo umunezero w'ibihe byose. Kuri uyu munsi wa Pasika, Yesu arifuza guhura, arifuza kugendana, ndetse arifuza no kuganira n'abafite ibibazo byaburiwe ibisubizo. Imana ishimwe. Ntabwo mu by'ukuri uyu munsi aribwo yazutse, hashize igihe kinini azutse, ariko kuri iyi Pasika Yesu Kristo arongera kutwihishurira. Mwami wacu arongera kutubwira amagambo akomeye ko yifuza guhura natwe, kuko ngo bakiri kumwe nabo bariya bigishwa be ngo bari bafite umunezero, kandi uwo munezero nta handi bawukomoraga uretse muri Yesu Kristo. Bene data, kuri iyi Pasika Yesu arifuza guhura nawe, Yesu arifuza kugendana nawe, Yesu arifuza kuganira nawe kugira ngo aguhe umunezero. Arifuza kuganira n'ababuze amahoro, arifuza kugendana n'ababuze icyerekezo, arifuza kandi gukomeza abafite gushidikanya. Yesu arifuza guha umunezero abari kubabazwa bose. Yesu ateze amaboko kugira ngo ahindure ubuzima bwanjye nawe.
Yesu amaze gutandukana n'abo bigishwa bahita bafata umwanzuro wo gusubira i Yerusalemu babwira bagenzi babo ko Yesu Kristo yazutse. Uyu ni umwanzuro ukomeye wa cya gice cya gatatu navugaga. Ni umwanzuro ukomeye bafashe, baravuga ngo bati ibi bintu ntabwo ari ibyo guceceka, reka tujye kubyamamaza. Bajya kubibwira bagenzi babo, baragenda bajya gusobanurira bagenzi babo bari Yerusalemu ko Yesu Kristo yazutse. Aleluya. Ni umwanzuro ukomeye. Bene data, turasabwa gusubira i Yerusalemu nyuma yo kumenya ko iyo umuntu yahuye na Yesu ukabanza kwakira umunezero atanga, ntabwo ukwiye kubyihererana, ukwiye gufata umwanzuro ugasubira i Yerusalemu kubwira bagenzi bacu ko Yesu Kristo yazutse kandi akazukira kuduhumuriza no kutunezeza. Iyo abantu bamaze kwakira inkuru nziza, iyo umuntu yamaze kwakira Yesu Kristo, iyo umuntu yamaze kwakira umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, asabwa gusubira i Yerusalemu mu miryango iwacu, asabwa gusubira i Yerusalemu muri bagenzi bacu, mu baturanyi, muri karisiye dutuyemo, mu matorero yacu, mu makorari, mu gihugu cyacu no hanze yacyo. Ndetse no muri iki gihe turasabwa ko tubwira abantu ibyururutse imitima, kuko Yesu Kristo yatsinze urupfu. Aleluya. Turasabwa kujya aho dushobora kugera hose, nabo tubasha kuvugana nabo batarakira agakiza, tukababwira ko Yesu Kristo yazutse. Yesu Kristo kuri uyu munsi wa Pasika arifuza ko dutwara ubutumwa, arifuza ko dufata ubutumwa, tugafata iyo nshingano, tukabujyana, tukabugeza ku bataramumenya, tukabugeza ku bantu batarizera Yesu Kristo, tukabugeza ku bihebye, tukabugeza ku bafite ubwoba. Bene data, ubu butumwa dukwiye kubugeza ku babuze uko bagira, tukabakomeza, tukabahumuriza, ndetse tukabafasha gusohoka mu bibazo barimo muri iki gihe cya none. Muri iki gihe mu gihugu cyacu twibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi, mu gihugu cyacu abantu barihebye, abantu bafite intimba, abantu bafite ibikomere ku mitima, ndetse ibyo baragendana bitewe n'amateka, bitewe n'icuraburindi byacuze mu gihugu cyacu. Ariko ibyo byose ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri Yesu Kristo niho hari umunezero. Ibibazo by'imibereho kuba yirokotse biragoye, ariko bavandimwe nimukomere, Kristo yarazutse ari kumwe natwe ngo atugirire neza, kandi dutere intambwe, twubake ndetse twubaka igihugu cyacu n'imiryango yacu, kubwo kuzirikana ko Yesu Kristo yatsinze urupfu kugira ngo atubashije gukomeza dutera imbere. Kristo aributsa ko yatsinze urupfu kandi ariho ku bwacu twese kugira ngo atumare ubwoba, ariho ku bwacu twese kugira ngo dukomeze. Bavandimwe, Yesu Kristo ariho ku bwawe, ariho ku bwanjye kugira ngo anteze intambwe, ankomeze, kandi kugira ngo agendane nanjye amare ubwoba. Abantu, Uwiteka Imana abashyigikire muri uru rugamba rwo kwiyubaka. Uwiteka Imana ari kumwe natwe. Igice cy'ijambo ry'Imana badusomeye mu butumwa bwiza bwa Yohana, igice cya 20 umurongo wa 19, kiratwereka ko abigishwa ba Yesu nyuma y'urupfu rwe bari bafite ubwoba, bari bafite agahinda. Babonye Yesu azura abapfuye, babonye Yesu akiza abarwayi, babonye akora imirimo n'ibitangaza. Ariko igihe kiragera nawe biba ngombwa akagambanirwa n'umwana w'umuntu, ndetse umwe mu bigishwa be, ndetse igihe kikagera agafatwa, akabambwa, agapfa, agashyingurwa. Burabatangaza nk'umuntu bari barizeye, babona ufite imbaraga n'ubushobozi. Hanyuma bamaze kubona Yesu Kristo apfuye, bagize ubwoba bukomeye, kuko batinyaga abo Bayuda batemeraga Yesu ko bashobora kuza kubagirira nabi. Ubwo bwoba bwatumye bagenda buhagarika akazi kabo, ubwoba butuma imirimo yabo ihagarara, ubwoba butuma bata inshingano zabo, bajya mu nzu barikingirana, bariheba. Badusomeye iryo jambo batubwira neza ko Yesu yabasanze bakingiranye. Bavandimwe, iyo ibibazo byabaye byinshi, hari igihe abantu babura icyo gukora, ubwoba bukabageza ku kigero cyo kuba nk'abikingiranye, umuntu atabona icyerekezo cy'ubuzima bwe, umuntu akaba mu bwigunge no kwiheba, umuntu akaba abona imibereho yiwe idahinduka, ihorana amarira n'agahinda n'intimba. Ariko bene data, Yesu Kristo yarinjiye ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo amahoro abe muri mwe. Aleluya. Bene data, amahoro nabe muri twebwe, nabe muri mwebwe.
hari byinshi byari biguciye intege, hari byinshi bikubabaje, hari byinshi bishaka kugusubiza inyuma, hari byinshi bishaka gutuma uhagarika akazi kawe, hari byinshi bishaka gutuma uhagarika urugendo rwawe rwo gukizwa, hari byinshi byari bigushyize mu kazitiro, ahantu ubona ko ukingiranye utashobora kureba imbere yawe. Yesu Kristo arakwifuriza amahoro. Haleluya. Arakwifuriza amahoro. Yesu kuri uyu munsi ari kuguha amahoro mu mutima wawe, mu kazi kawe, mu muryango wawe, ndetse no mu baturanyi bawe. Yesu Kristo araguha amahoro, kandi numara kuyakira usubire i Yerusalemu, usubire mu bandi bagenzi bawe babuze amahoro, nabo ubasakazeho amahoro ya Yesu Kristo. Reka Yesu akomeze kutubera isoko y'umunezero mu buzima bwacu, kandi dukomeze kumugeza ku bataramwakira. Duhagarare neza mu nshingano yaduhaye yo gusohoza ubutumwa mu miryango yacu. Duhagarare neza mu nshingano mu itorero rye. Duhagarare neza muri iki gihe, duhagarare neza mu gihugu cyacu, duhagarare neza ku isi yose, duhagarare neza mu miryango iwacu. Dushirikana yuko Yesu Kristo atubwira ngo amahoro abe muri mwe. Bene data, Imana y'amahoro ibaha amahoro rwose, kandi ikomeze kubana namwe, muzirikana ko amahoro yuzuye, amahoro akwiriye, amahoro dukeneye nta handi twayabonera uretse muri Yesu Kristo. Bityo Imana ikomeze kudutsindishiriza ibidukomereye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Senga Imana. Mana data wa twese, Imana ihoraho, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana itajya iduhana mu byago no mu makuba, tugushimiye kuri Imana igendana natwe, tugushimiye kuri Imana iduhumuriza, tugushimiye kuri Imana ivugana natwe uko bwije nuko bukeye. Tugushimiye yuko data wa twese mwiza utivuguruza, izina ryawe nirishimwe. Mana turagushimye kubwira ijambo, kubwo kuvugana natwe, aho tubwira ko amahoro yuzuye nta handi dushobora kuyabona uretse muri Yesu Kristo. Mwami Imana yacu, umuntu yashakisha amahoro mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi uratubwira ngo amahoro aboneke muri twebwe. Kandi data wa twese, bari abantu bari bihebye, sengera abantu bose bakurikiranye bino teraniro. Data wa twese, umuntu wese umurondoro umumenye, kandi umuntu wese uko gukeneye Mwami Imana yacu abona amahoro utanga, abona umunezero ubonerwa muri wowe. Mwami Imana yacu, abigishwa barabihamya, baravuga ngo ntago mwibuka igihe twari kumwe nawe ko imitima yacu yari ikeye, yari imeze neza, ubwoba bwari bwagiye. Niyo mpamvu nkuraritse data wa twese mwiza, manukire ku mutima w'umuntu wese wumvise rino jambo, yongere kumva ugeze mu mutima we, ubwoba buhagarare mu izina rya Yesu. Kandi data wa twese mwiza, urusheho gukomeza kurisobanurira abantu bose baryumvise bakurikiranye rino teraniro. Kandi Mwami Imana yacu, uduhe umugisha wo kuba mu mahoro waraze abigishwa bawe, kuko bari bihebye. Natwe birashoboka ko dukingiraniye ahantu, birashoboka ko umuntu yakurikiranira iteraniro akingiraniye ahantu kubw'ibibazo bitandukanye. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo Mwami Imana yacu amahoro yawe amugereho, kandi narangiza asubire i Yerusalemu, ababwire umunezero uboneka kuri wowe, ababwire amahoro utanga, ababwire Mwami Imana yacu data wa twese mwiza, abantu bihebye, abo basize mu miryango, abo bakorana, Mwami ubahumurize. Miryango muri iki gihe itari gusohoka kubwo kwirinda kino cyorezo, nubahumurize, ubakomeze mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubwiza bwawe bukomeze kugaragara muri bo, kandi barusheho kugenda babwira abantu ineza yawe. Mwami urakoze data wa twese, ngwino ubane natwe, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'umukiza wacu. Amen. Tata
kwizera kwacu nk'abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye na Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, umwami wacu wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Apostolo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamurwa mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje guca urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ry'abakristo bose n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha no kuzuka kw'imibiri n'ubugingo budashira. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ibirangwa. Amatangazo dufite kubagezaho nk'uko twabibwiwe mu iteraniro twagize uyu munsi, ni iteraniro rya Pasika. Dukomeza kuzirikana umunsi mukuru wa Pasika, twibukaho kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Dukomeje kandi nanone kwibutsa abakristo yuko turi mu bihe bidasanzwe, tubakangurira gukomeza kuguma mu miryango yabo ndetse no kwirinda ingendo zitari ngombwa, kandi bubahiriza n'amabwiriza yose atangwa n'ubuyobozi bwa leta muri gahunda yo kwirinda gukwirakwiza iki cyago cyateye u Rwanda ndetse n'isi yose cya coronavirus. Turongera kandi nanone kubibutsa yuko turi mu gihe cyo kwibuka, igihugu cyacu kirimo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku inshuro ya 26. Turakomeza kuzirikana ibihe turimo twibuka, kandi twibuka yuko nanone iyo gahunda izakorerwa mu miryango yacu, kandi turakomeza no gukurikiza amabwiriza yose tugezwaho n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse na CNRG. Turakomeza rero kubakangurira twirinda coronavirus, kandi dukomeza no gufatanya n'abanyarwanda muri iyo gahunda yose yo kwibuka ku nshuro ya 26. Murakoze, Imana ibane namwe. Bene Data, turabashimiye aho muri hirya no hino ababashije gukurikirana iri teraniro mwateguriwe na Epr Kanombe. Tugeze rero ku musozo w'iteraniro, tubashimiye kudukurikirana kandi tubifurije Pasika nziza, Pasika ihindura, Pasika yo kubakomeza, yo kubibutsa ko amahoro n'umunezero tubikura muri Yesu Kristo. Tugeze rero mu mwanya wo gusengera gusoza iteraniro, kugira ngo dufatanye aho muri hirya no hino dusenge dusoza iri teraniro ryacu ryo kuri uyu munsi mukuru wa Pasika, ariko kandi Pasika ikomeze kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, se mwami wacu Yesu Kristo, wowe utihanganiye ku mwana wawe aheranwa n'urupfu, ahubwo ukamuzura mu bapfuye, ukamuzamura mu cyubahiro, ndetse uduhuza nawe mu kwizera, kugeza ubwo ubugingo bwe buzagaragarira muri twebwe bufite imbaraga. Duhe Data wa twese mwiza kwizera n'ibyiringiro byuzuye umunezero nk'uwo mu bihe bya kera, ubwo imbaraga ze zikiza zakoreraga mu isi, akiza abantu ubushobozi bw'umwanzi, kandi akababohora, akabashoboza kugendera mu bugingo bushya. Nyagasani mwami Imana yacu, niyo mpamvu tukuraritse kugira ngo twemerere umwana wawe Yesu Kristo akomeze kubana natwe no muri ibi bihe bigoye, ukomeze kutugirira neza. Data wa twese mwiza, gahunda z'iri teraniro uhabwa icyubahiro, wazibanyemo natwe, turagusabye kugira ngo ukomeze kubana natwe mu miryango yacu, ukomeze kutugirira neza muri iki gihe mwami Imana yacu turi kugarijwe n'iki cyorezo cya coronavirus, isi yose ndetse n'igihugu cyacu. Dusabye mwami Imana ikiganza cyawe kugira ngo kiramburire abatuye isi yose, kugira ngo mwami Imana yacu iki cyorezo gihagarare, bityo abantu babashe kubaho mu buzima Data wa twese mwiza banezerewe, bashima izina ryawe. Nta handi twakura umunezero, nta handi twakura amahoro yo gukira kino cyorezo, nta handi twakura umunezero wo gukira kino cyorezo uretse wowe mwami. Turagutumiye rero kugira ngo Data wa twese mwiza
urebane impuhwe isi yose, urebane impuhwe abanyarwanda bose, urebane impuhwe abatuye isi bose n'izina rya Yesu, maze kino cyorezo gihagarare, hanyuma tugende tuvuga ineza n'imbaraga zawe. Kandi ijambo ryawe ryatubwiye ngo nitumara kumenya mwami Imana yacu uwo munezero utanga iyo uri kumwe n'umuntu, ngo tusubire tubibwire bagenzi bacu. Niyo mpamvu mwami Imana tugusabye kugira ngo utwigaragarize muri iki gihe mwami data wa twese mwiza, n'ubundi usanzwe utwigaragariza, uturemere umunezero, uturemere gukira, kugira ngo mwami n'abantu batakarara kwakira bakwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kubwo kubona imirimo n'ibitangaza ukoreye isi yose mwami. Mu gihugu cyacu turi mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Data wa twese mwiza, abantu barasenyutse, abantu mwami Imana yacu imitima yuzuye agahinda n'intimba, ariko newe wenyine uvuga ngo nimugire amahoro. Ndasabye kugira ngo mwamugenderere buri wese mu izina rya Yesu Kristo. Ndasabye kugira ngo data wa twese mwiza igihugu cyacu mwami Imana yacu data wera muri iki gihe twibuka twiyubaka, umuntu wese umugenderere kandi utanga amahoro, kandi mu izina rya Yesu Kristo komeze guteza intambwe igihugu cyacu mwami Imana yacu, umucyo wawe ukomeze kutuvira. Data wa twese mwiza muri iki gihe ukomeze kubana natwe, ukomeze guhumuriza mwami abafite ibibazo, abafite data wa twese mwiza ibikomere basizweho na jenoside yakorewe abatutsi mwami Imana yacu data wa mwiza, abihebye, abatenebutse, ababuze icyerekezo, abo bose mwami turasenze kugira ngo bagirire neza, kandi ubagaragarize umucyo wawe, ubagaragarize amahoro yawe, ubagaragarize umunezero utanga, kugira ngo mwami Imana twese turushaho gushimira izina ryawe data. Ngaho rengera isi data mwami, abaganga ubaha umugisha kandi ukomeze kubakoresha rwose, kandi ubarinde kwandura mu izina rya Yesu Kristo mwami. Nyemerera ubagirire neza abarwayi bari hirya no hino ku isi yose, ubaremere gukira mu izina rya Yesu. Genderere mwami Imana yacu, Mana data wa twese mwiza, abantu bose bubahiriza aya mabwiriza kugira ngo turusheho twese kwirinda mwami. Urakoze mwami, igihugu cyacu giha amahoro n'umutekano, kandi uhe umugisha abayobozi bacyo mwami Imana yacu batureberera umunsi ku munsi. Komeza kubagirira neza, komeze kubitaho, muntu wese uhirimbana umunsi ku munsi, kugira ngo mwami iki cyorezo kirindwe gukwirakwira hirya no hino, abantu batabura ubuzima. Niyo mpamvu tubasabiye mwami umugisha, tubasabiye imbaraga, tubasabiye gukomera, tubasabiye mwami Imana yacu kongera guhishurirwa data wa twese mwiza uburyo turushaho kwirinda kino cyorezo mwami. Turindire mu miryango yacu, hari abadafite icyo kurya muri iki gihe mwami, turabasengeye kugira ngo mwami ubagereho, kandi data wa twese mwiza ukoresha abo baturanye, ukoreshe twebwe twese kugira ngo umuntu wese abashe kubona ikimutunga. Mana data wa twese mwiza, dushime izina ryawe Mana yera, dushyire hejuru izina ryawe ibihe byose. Urakoze mwami Imana, komeza kugendana natwe. Iyi Pasika yo kuduhumuriza, iyi Pasika yo kutwubaka, kuzuka k'umukiza wacu mwami Imana yacu, tubonemo ibisubizo by'ibibazo twibaza. Ngwino ugendane natwe, kandi umucyo wakomeze kutubonekaho. Izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Bavandimwe, dufatanye isengesho ry'umwami wacu Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mwese ngo baho mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tubabarire ibyaha byacu nkuko natwe tubaraba bitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Twisabire umugisha w'Imana, ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'umwuka wera bibane namwe mwese aho muherereye mu miryango yanyu, uhereye none ukageza iteka ryose, amen. Pasika nziza, Imana ikomeze kubana namwe.